Iyo ngikora akazi nakoraga imyaka 3 ishize. Nawe babwiye nakoraga muri papeteri mpembwa ibihumbi 50 ku kwezi. Ubuganje n'iminsi 30 ku munsi nahembwaga nk'icyabiri cyangwa icyatatu. Iri kubyumva. Yarabaga nanyweye icyayi mu gitondo n'amandazi ahantu gutya mu dukaritsiye. Nategeshemo 5 cyangwa aza n'amaguru nambaye akabodaboda gashaje. So guys, trading is the only okay, it's not the only thing, but it's one of the things that can change your life. Yeah, now ushaka gushyiraho comment negative, I know inyine iyo level yo gutekereza ibintu bi negative ku muntu wese ukubwira ikintu wakiga ngo gitanga amafaranga kumva ngo ni scam. Nyine iyo level nayo nayiciyeho nayibayemo igihe kinini kugira nta kintu wari kuzumbwira. Rero nyine we iyo gutekereza ngo forex ni scam bla 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 genda byumva. So uri kubona ni screen yonyine ubona ngo rishanga iyi amafaranga igura gerageze n'umushahara nahembwaga nari kuzahembwa nk'imyaka 2 nagira ubushobozi bwo kugura ino screen iyi kandi mpembwa imyaka 2 saving amezi 12 ukubye no umushahara nabonaga ugakuba imyaka 2 ntabwo byagura ino screen. So guys, if I make small money like I did learn trading, and I'm the only mentor who can teach you how forex works and how you can succeed in trading in whole East Africa.